mbanje kubasuhuza. Nitwa Iratsinze Billy Frank, mfite imyaka 12, niga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Muri iki gihe abana batabasha kujya ku ishuri kubera icyorezo cya coronavirus, nifuje ko dukomeza amasomo mu rugo bigisha coding. Turahera kuri HTML. HTML idufasha gukora website. HTML kandi mu magambo arambuye ni Hypertext Markup Language. Reka dutangire. Buri tag yose ya HTML irafungurwa igafungwa uretse doctype tugiye gukoresha hano. Hari n'izindi ariko tutari bukoreshe hano. Doctype HTML yo umwihariko ifite nuko hano haba hari agatangaro katanze dusevinge. Reka tuyite HTML5 .html. Tuyishyire kuri desktop, save. Okay, iyo savinze ihita ihindura ibara, urabibona, kandi n'ibyo wanditse bindi bihinduka ubururu. Amatags yose wanditse ahita ahinduka ubururu. Okay, dukurikije HTML. Dufunge HTML. Gufunga dushyiraho ino slash, twarangiza tugashyiraho HTML rya jambo twari twanditse tukarishyiraho, ya tag yacu twari twanditse tukayandika igifunguye, ariko tugashyiraho ka slash ahabanza. Tag zose zindi ziba zisigaye, tuzishyira hagati ya tag ya HTML ifungura na HTML ifunga. Turakurikizaho head, dufunge head kwa kundi, dufungure body kwa kundi. Body ijyamo ikintu cyose dushaka kiza kugaragara kuri browser cyangwa kuri web page yacu. Kadufunge body kwa kundi. Reka dushake icyo dushyiramo. Reka dushyiremo wenda kwirinda coronavirus. Kwirinda coronavirus. Coronavirus. Virus. Reka dusevinge turebe, tujye kuri browser. Okay, nababwiye yuko muri body yo dushyiramo ikintu cyose dushaka ko kigaragara kuri web page cyangwa kuri browser. None dore twari twashyizemo kwirinda coronavirus, dore byaje. Ubwo rero kugira ngo bisibe biba bifite umutekano cyane, kuko ntago wabisiba hariya nta n'ikindi kintu wakongeramo.
kereka ugiye ukabikuriramo muri za tag zacu cyangwa ukanabyandika nk'ibisanzwe nibwo wabisiba cyangwa ukongeramo ibindi bintu. Murakoze kandi mukomeze mukurikiza amabwiriza ya leta, mukomeze no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Kwirinda biruta kwivuza. Murakoze.